Gifaro ni imyuka y'abantu bapfuye. Iyo byazaga byavugaga ko byaturukaga i Yaounde muri Cameroon. Ukuvuga ngo iyo byazaga byabashaga kuvuga. Umubyeyi yajyaga afata agahita afata imiti akabihamagara. Noneho rero bakamuzanira abarwayi. Ni imyuka nyine byo byarazaga biraza bikavuga, biza bikavuga, bikavugira munuze. Babikoreshaga yabaga ari igitaramo, babikoreshaga ku nzogera. Rero gato kw'ibyo bintu mbivuzeho gato, hari icyo cyitwaga sarongo, nicyo cyabashaga gukora ku manywa. Ariko na nijoro mu gihe bari igitaramo baje kuvuza we cyangwa se gutarama, ni ukuvuga ngo bajyaga bagihamagara bafashe inzoga, biriya bya pirimusi kera rero habaga ziriya pirimusi za burarundi, byabaga bifite icupa ririho ibintu bimeze nk'inzoka. Noneho bajyaga mbere uko babihamagara mu gitaramo bazanaga izo pirimusi bakazishyira hariya, bagashyira inzogera aho ngaho, barangiza bakabihamagara bigahita bitangira, ukumva inzogera ziravuze. Babanzaga kuzimya amatara n'ahari akenge hose bakahafunga kugira noneho bigatangira bigatarama. Icyakora ikintu byakoraga nyine, byakundaga mama nyine cyane nka nyirabuja. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo byazaga byacaga amafaranga, bikavuga ngo wenda niba ari umurwayi bazanye kugira ngo bimuvure, bigahita bivuga ngo ni 5,000 ni 10,000 bitewe n'umurwayi. Noneho rero hagati aho ngaho mw'ibyo aba badayimoni, ni ukuvuga ngo habaga Combeka, Jyajya na Nyiramaribori. Ni ukuvuga ngo iyo Combeka yajyaga iza ari igihe baroze umuntu ibidayimoni bikomeye, bimwe by'ibisazi byakuraga umuntu hasi bikamuzamura nyine asakuza cyane. Ko numva ubizi cyane, barabigusobanuriye cyangwa nawe warabibonaga? Ni ukuvuga ngo impamvu mbizi cyane, urumva nyuma yaho nakubwiye ko namenye ubwenge kera ndi uruhinja. Icyo gihe urumva uhereye icyo gihe nakubwiye ko byajyaga binyuza muri purafu, nk'iyo nariraga bari gutarama, byahitaga bibwira mama bikamuga ngo reka tujye kukuzanira umwana. Ubwo rero bigahita binzana, urumva n'ibintu numvaga nguruka mu myuka. Reka dutangire dushima Imana yabanye natwe mu cyumweru gishize, tunayisaba kubana natwe muri iki cyumweru tugiyemo. Iyi ni Iyobokamana TV, ngende isa mu Gakire muri studio za Iyobokamana TV. Murahabona umutumirwa nk'uko bisanzwe, dusanga tubatumirira abantu bafite ubuhamya cyangwa se bafite ibyigisho bigiye kuza gufasha abakunzi b'Iyobokamana TV. Tunakomeza kubashishikariza gukora subscribe kugira ngo twagure umuryango w'ivugabutumwa, twagure umuryango w'Iyobokamana, ubutumwa bwiza bwogere hose. Nimba kandi utari wakora subscribe, ndagira nkubwire ngo iki nicyo gihe. Iyobokamana TV rero uyu munsi umwakiriye muri kumubona ko twakiriye muri kumubona kuri kamera za Iyobokamana TV, agiye gutangira atubwira ninde, noneho tuze adusangiza ku butumwa bwiza n'ubuhamya adufitiye. Murakoze. Nitwa Uwihoreye François. Uwihoreye ni amazina niswe n'ababyeyi, noneho ni François naryiswe maze kubatizwa. Ni ukuvuga ngo jyewe cyakora nkijijwe, Imana yanyise Karosi, ni naryo zina rizwi. Ndabashimiye rero mu Iyobokamana ko mumpaye akanya ko kugira ngo mbashe kuvuga aho Imana yankuye n'ibyo Imana yankoreye. Ariko numvaga nabanza ngasenga Imana kugira ngo ituyobore. Mana, turagushimiye ubutware bwawe n'imbaraga zawe. Uri Imana ishoboye byose. Mu mbaraga z'amaraso yawe Yesu niho natwe twavuye, kuko watugiriye neza. Turagushimiye Mwami, abantu bose bagiye kumva ubu buhamya uzabahe gukomerera muri wowe ndetse no guhindurwa nabwo. Urakoze Kristo, kuko utugiriye neza. Fasha aba bakozi bawe kandi natwe utuyobore mu izina rya Yesu, amen. Njyewe rero ni ukuvuga ngo numvise nshaka kugira ngo mbwire abantu aho Imana yankuye. Natangirira ku kera
ndi umwana, ni ukuvuga ngo navukiye i Butare, mvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara, mu murenge wa Ndora, mu kagari ka Bweya, aho mu mudugudu wa Kamahembe. Ni ukuvuga ngo navutse mu 1988. Imana rero yagiye iturinda, mvuka mu muryango w'ababyeyi babiri. Mama yatubyaye turi abana 8, ndi imbyaro ya 4. Imana yangiriye neza inkura muri uwo muryango iwacu. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ubuzima twabagamo, Imana yabanye natwe mbere tutaranayimenya. Iwacu bakoreshaga gifaro kera, niho bajyaga bakura ibyo kurya byacu, bakabasha kugira ngo wenda bakaragura kugira ngo babashe kudutunga. Jye rero mu buhamya ngiye gutanga n'aho Imana yankuye, ni muri uwo muryango wari ukomerewe cyangwa se wakoranaga n'iyo myuka, ariko jye Imana yangiriye neza. Ni ukuvuga ngo twatangiye ntangira jyewe namenye ubwenge ndi umwana mutoya, nari mfite amezi hagati y'8 n'9, niho nacutse. Mama yatubyaraga turi indahekana. Ni ukuvuga ngo Imana aho naje kumenyera ko jyewe wenda namenye ubwenge mfite ayo mezi, mama ncutsa yari yanjyanye kwa nyogokuru, aza rero nonkeye kunda. Uhera icyo gihe nibwo namenye yuko namenye ubwenge, icyo gihe niho namenye ko namenye ubwenge icyo gihe. Kandi icyo gihe nari mfite iwacu muri iyo gifaro bari bafite, bajyaga bakora ibitaramo bitewe n'abantu bazaga kugira ngo baharaguze. Ubwo rero kera iyo babaga barimo baragura, iyo nariraga cyangwa se umwana wariraga, igihe ndira najyaga nkumva abadayimoni cyangwa se iyo myuka ije kunkura ku gitanda, ikanyuza muri purafu, nkabyumva, nkumva imira iramfashe. Nubwo nari nkiri akana gatoya, ariko ibyo byose narabyumvaga. Ubwo rero nakuriye muri uwo muryango, baragura bakoresha za gifaro, hari bidayimoni byitwa za gifaro bajyaga bahamagara ku bw'umurwayi wenda runaka, kuko byitwaga ko bivura. Ariko ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo habaga igitaramo, bajyaga batarama, ababyeyi bakakaza abantu benshi, bakabasha gukinga inzugi, bagavugisha ibyo bidayimoni, noneho bakavuga ko bavuye. Ariko ni ukuvuga ngo ibyo byose nubwo byabaga, ntabwo mpamya neza cyane ko byavuraga, ahubwo byari kugira ngo ababyeyi babashe kudutunga. Nyuma yaho rero ni ukuvuga ngo aba badayimoni bakomeje kubakoresha, igihe kiragera intambara iraba. Imaze kuba, ni ukuvuga ngo umupapa cyangwa se umubyeyi baje twarahunze. Nyuma yo guhunguka baramufunga. Amaze gufungwa, bisa naho byimutse, noneho mama aba ari we ufata ibyo bidayimoni. Amaze gufata abo badayimoni, nawe arabakoresha, ariko we bisa naho byatandukanye cyane, kuko yafashe we yabitunze biba mu gicuma, akajya agenda mu bo azi papa yajyaga abikoreshaho, akagenda noneho akagenda akabifata, we akajya kubivugishayo yagiyeyo. Ariko twebwe mbega icyo gihe bisa naho ubuzima bwahindutse, kuko amafaranga iwacu babonaga yari yahise agabanuka. Ubwo biza kuba ngombwa rero ko mama nawe ahimba uwo mutwe wo kugira ngo nyine akoreshe iyo myuka. Ariko nyuma biza guhinduka, kuko nawe ubwe nta mahoro yagize, yamye agenda, yarirukaga adusiga. Rero ni ukuvuga ngo mama na papa twababuze, dusa naho twababuze dufite, njye nari ngize imyaka 5, abandi kwari ukuzamura. Noneho nyuma yaho mama rero amaze kugenda, urumva yasize abana 7, twari utwana dukurikiranye. Umukuru wacu yari afite imyaka 13. Muri iyo myaka 13 ni ukuvuga ngo niho uwo mukuru, kuko batubyaraga ari amezi,
ni ukuvuga ngo wankurikiraga cyakora niwe wandushaga imyaka 2. Nyuma yaho rero badutaye turi abana 7, ubwo dusigara turi imfubyi zidafite kirera. Natwe rero ubwo duhita dutangira guhimba imitwe yo kwiba, tutungwa no kwiba, tukajya mu mirima y'abaturage tukiba imyaka cyangwa se kugira ngo tubeho. Ni ukuvuga ngo twasigaranye n'abo mu muryango usa naho ari data wacu na ba masenge, ariko nyuma yaho byose nta na kimwe cyabaye ngo wenda batwiteho. Twahise rero dukomeza tubaho gutyo, inzara iratwica. Jyewe rero natangiye amashuri imyaka 7 ishize, nahise ntangira amashuri niga primaire aho bita Gisanze. Ndangije nkitangira kwiga bitewe n'ubuzima nabagamo, kuko nta byo kurya, nta kintu na kimwe twari dufite, nta guhinga ko ntabwo twa dushoboye guhinga, niga bingoye. Cyakora nkajya mva mu ishuri kugira ngo mbashe kujya kwiba hagati aho. Banyohereza kwiga uwasaga n'aturera, mukuru mushiki wacu wasaga n'adukuriye. Noneho jyewe nkiga nabi, niga mu wa mbere ndawurangiza, ngeze mu wa 2 niga igihembwe cya mbere, mu cya 2 mvamo. Ubwo mu kuvamo ndangije ndagenda nshakisha uburyo ki najya nibira bene wacu, ko nari maze kugira imyaka 7 imyaka 8 nshaka kugira ngo nanjye nde ko nafasha bakuru banjye kubatunga. Ubwo nza kuvamo nyuma, igihembwe kimaze kurangira nza kongera gusubiramo. Cyakora Imana iramfasha nza kwiga. Muri uwo mwaka nsubiyeyo mba n'uwa hafi cyane, ngira ubwenge, nari mfite ubwenge bwinshi cyane, kuko nsubiye inyuma nababwiye ko namenye ubwenge kera. Ubwo biza kuba ngombwa ko jyewe maze gusubiramo ndongera ndiga, ngeze mu wa 3 nabwo mvamo sa n'uvuyemo mu gihembwe cya 2. Maze kuvamo nza kongera nanone, hashize ikindi gihembwe kimwe ndongera nsubiramo. Ishuri narivuyemo rero nyakuri, aho nize nabwo murumva ni mu buzima bubi cyane. Twigaga bimeze nabi, twiganye inzara ku buryo twajyaga tumaze kugera mu wa 4 bitewe nuko twigaga dusubirayo. Najyaga nza namara kugera mu rugo, ubwo nkasanga nk'uko abandi bana babajyaga baza wenda turi busubireyo bakarya, twe tugasanga nta cyo kurya gihari, tugatungwa n'imboga n'urusenda. Ubwo bikaba ngombwa yuko nabwo nta mavuta, tubaho nabi. Ubwo nza bigeze mu wa 4 nibwo narebonye ubwo buzima, numva ntabwo bizashoboka, nza kuva mu ishuri nyakuri burundu. Mvamo, cyakora abarimu babasha kunkurikirana, numva sinzasubira bitewe n'ubwo buzima. Noneho mpita nyoboka mu yo kujya kuragira. Ubwo rero habaye igihe gikomeye ku buzima bwanjye, biza kuba ngombwa yuko aho nari ntuye bitewe n'ubwo buzima twabagamo, aho naragira bakankubita, unkubise nkahita mwandika ku rupapuro kugira ngo nzamwice kera nimara gukura. Ubwo biza kuba ngombwa ko baba 3, nari maze kwandika abantu 3 nzica kubitewe nuko bangiriye nabi. Nyuma naje kujya gushyira imyenda, ko kera twajyaga tuvoma ku ivomo, nza gushyira mushiki wanjye imyenda. Noneho umugabo umwe aza kumfata ankorera ibiti by'imyumbati. Cyakora icyo gihe imyumbati yo nta nari nibye, anjyana ku wari ushinzwe umutekano icyo gihe, uwo bitaga koseye. Arangije ubwo ahangejeje barankubita bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo we yahise avuga ngo arankubita inkoni 100. Ubwo arambwira ngo nishake n'abandi twibanye iyo myumbati. Cyakora numvise inkoni zindembeje, nibwo nahise mvuga mushiki wanjye, ndangije mvuga n'undi mwana umwe.
ubwo barangije baragira bankubita inkoni 100. Icyakora zagiye kurangira arambaza ngo ese iwanyu bazishyura amafaranga angahe. Ndangije kubw'ubuzima nari mfite n'ibyo nabonaga bikomeye, numva mbega ubuzima narabuhaze. Ndangije ndavuga ngo iwacu bazahinga imibyizi 30. ubwo muri iyo mibyizi navuze cyakora cyo barayihinze kuko mama nibwo yari akigaruka, urumva ko yari yaragiye ahunze, nyuma yongera kugaruka. Rero nibwo twari tukimubona ahinga iyo mibyizi 30, imaze kurangira nibwo yongeye kuva mu rugo. Nyuma yaho amaze kongera kugenda, no kuvuga ngo muri ubwo buzima bw'inzara twabagamo, jewe nahise imaze kugira imyaka igera mu 10 nibwo nahise njya mu kazi ko mu rugo. Njya gutangira akazi ko mu rugo, nagatangira aho bita Ingoma hari i Butare. Ngatangira numva binkomereye, ariko mpita nkajyamo bampemba amafaranga 1500. Mpageze nsanga icyakora umubyeyi nari ngiye gukorera yari umubyeyi wari urwaye. Noneho ndangije ndagenda, noneho uwo mubyeyi ndamukorera, nsanga nawe ari mu buzima bugoye kuko yari afite umwana witwa Innocent wigaga muri kaminuza y'u Butare. Ndangije ndagenda ndamukorera uwo mubyeyi, cyakora kubw'ubuzima bugoye agakaranga ubunyobwa nkakora, namara gukora nagezaho imirimo igize nkajya gucuruza ubwo bunyobwa kugira ngo tubone imibereho. Naho bwasaga naho ubuzima nawe bumugoye, ariko tugumiza gukorana. Ubwo ndangajya kuri gereza ya Butare kugira ngo ncuruze ubwo bunyobwa. Noneho nyuma yaho nahamaze amezi agera mu 8 ndahava, ariko mwaho hagati nigayo nkora mwako kazi, nigaga karate kugira ngo mbashe kuzica babandi navugaga nyine n'ubundi nzica bangiriye nabi. Nyuma yaho biza kuba ngombwa ko mpava nsubira mu cyaro. Ngeze mu cyaro n'ubundi nsanga bwa buzima nta cyari cyarahindutse, kuko n'ubundi ntabwo twagira ibyo kurya. Birangije no kuvuga ngo kugira ngo uko abandi bizihiza Noheli, kugira ngo twe turye cyangwa se tubone ibyo kurya, jewe najyaga njya nkunda kujya kwiba. Najyaga kwiba, nafataga mukuru wanjye wankurikiraga, noneho byagera nijoro kuko kera amashaza yabaga hari amashaza yabaga yeze n'ibirayi. Noneho jewe tukahita tujya kwiba muri iryo joro, tukajya mu mirima y'abaturage kugira ngo tujye kwiba, kugira ngo natwe tuzarye umunsi mukuru nk'abandi. Ubwo noneho tukagenda, mwabasha kugenda mu bishyimbo, ngenda ncukura ibirayi, undi nawe ahurura amashaza, imiteja. Nyuma yaho twamara kubona ibyo kurya bibonetse kuri uwo munsi mukuru, tukavuga ngo nta kundi amavuta tuzayabona, tukajya kwiba ibitoki bita kamara kugira ngo tuzajye kugurisha. Nyuma yaho rero Imana yabonaga izadukoresha, biza kuba ngombwa yuko njya gukora aho bita kwa Munyangeri i Butare. Mpageze ubwo nari nsubiye mu kazi k'ububoyi. Noneho ngeze aho kwa Munyangeri nari maze kugenda nkuraho gato, ngize imyaka 12. Mpagezeho cyakora bampemba 5000. Noneho ariko bampa n'ibindi 5 kugira ngo nge ndari izamu kuntuze kuri depart iri mu Gikari. Mpageze nasanzeyo hari abana benshi cyane. Ndangije naratekaga nkafura, yari inzu nini cyane, nkakora ibintu byose umukozi wo mu rugo asabwa. Biza kuba ngombwa rero ko naho nakoze amezi agera muri 3. Makoze amezi 3 biza kugeza igihe noneho haza kuza hari umuhungu umwe, kuko uwo mubyeyi ntabwo yari afite abana bahuje se nako nyina, ubwo yari mukase. Noneho biza kuba ngombwa ko umuhungu umwe aza kunsaba kugira ngo mbashe kuba nakora ibibi cyangwa se naroga. Biza kuba ngombwa ko ndabyanga. Noneho abonye ko mbyanze arambwira ati we nubinkorera ndaza kugukorera ikintu. Yagira ngo ndoge uwo mudamu wari wasaga ari nk'ari mukasi. Ndangije rero ndabyanga,
kuko numvaga ibintu byo kuroga byo ntabikora. Ndangije ndamubwira nti sinabikora kuko uwo mubyeyi yaramfashe neza. Birangije mba ngombwa rero ko ngomba gukora ku kazi ko mu rugo, ku manywa narafuraga ngateka. Aza rero kubona papa wiwe ntiyari ahari, yari yagiye aho bita i Nyanza. Arangije araza rero, nari ntetse inyama, ntetse ibirayi ndetse n'umuceri nakaranze n'ibishyimbo. Noneho ahita aza ancunga ku jisho, aragenda afata ibirozi ashyira muri mu nyama. Ubwo nari ndimo nkoropa mu ntuze muri dushe rero yarebanaga n'igikoni. Noneho nza kurebera imbere rero mu kirahure, mbona arimo arashyira ibintu muri bya biryo. Ndangije mpita ndaceceka kuko ari umusore genda umwana, nari nkiri umwana. Birangije ndagira cyakora ndabireba ibyo ashyiramo, hasaguka ibishyimbo gusa n'ibyo atashyizemo. Noneho birangije nibwo nahise, ubwo nyuma nza kwibaza ndavuga nti nimbibabwira biraza kumerera nabi, ubu buzima barahita banyirukana. Ndangije ndavuga nti nanone nimbihorera barapfa, kuko urumva twamaze igihe kinini tubiganiraho, ambwira uburyo namubicira nabamwicira. Ndangije ubwo cyakora baza kurya saa sita, baje kurya bose baje, n'abana bari bagiye ku ishuri bose baje. Mpita mbwira uwo mubyeyi, ndamubwira nti rero nabonye uwo musore ntashyira ibirozi mu biryo, kuko we yari abizi, yaratinye kubimbwira. None arambwira ati n'ubundi nabonaga muganira ko abandi bajyaga kuryama we tugasigarana. We yari afite jeto araramo ku ruhande. Noneho rero yakundaga kungira inshuti cyane kugira ngo nzamukorere ibyo. Ati nari naragize ubwoba ko n'undi azabikora. Ubwo rero birangije bya biryo barabimena, turabimena, duhita duteka ubugari bari bwo barya. Cyakora ikintu cyari gikomeye ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyaryaga kw'ibyo biryo, ari imbeba yahitaga ipfa, ari ipusi yahitaga ipfa, ikintu cyose cyariye kuri ibyo biryo aho twabimennye cyahitaga kigwa aho ngaho. Birangije mba muri ubwo buzima. Uwo musore arangije aje asanze batapfuye, arambwira ngo Francis ntabwo wabishe, niwe wababwiye ibyabaye. ndamubwira nti igihe ntabwo nari gutuma bapfa. Arangije arambwira ngo nawe ngiye kukwica. Ni ukuvuga ngo icyabaga aho ngaho, umukozi wamuvumburaga yahitaga apfa, ariko ntabwo nge nari mbizi. Birangije rero biba ngombwa ko ubwo nanjye nta minsi nk'itatu yashize nahise mfata, ni ukuvuga ngo nararyamye aho, nararaga hanze. Birangije ariko mbere gato nyuma twahise n'uwo mubyeyi tujya kuvumbura n'ibindi birozi byari muri urwo rugo aho yabaga muri iyo jeto ye, tubikuramo n'urumogi byose tubivanamo. Birangije ararakara ahita ambwira ngo iri joro ndakwica. Mba ngombwa rero ko iryo joro nagiye kubona, nari ndyamye ngiye kubona mbona ni nkanuye, nari ngikanuye ntarasinzira. Mbona numva ncitse intege, numva mbega no kwinyagambura sinabishobora. Mbona ibinyabwoya biraje, noneho biza bibiri bituruka ku ruhande, ibindi bituruka ku rundi. Birangije biba binyinjiye mu maso, bibiri byinjira mu maso, mu jisho. Byari kubona gutya, narabibonaga gutya, ariko binanira guhumbya kubera nari nacitse imbaraga umubiri wose. Birangije biraza, mbona binyinjira mu maso neza. Noneho birinjira, bimwe bibiri byinjira ibumoso, ibindi iburyo. Bimaze numva byinje mu mutwe, aho byinje hose bigenda bihababa, bisiga ubwoya, binjya nyine. Urumva byarabanje bibaba ku maso hose. Ndagira ubwo numva cyakora kubera kubura uko nakoraho ngo mbikureho, birinjira, numva byinje mu mutwe, numva ngiye gupfa, numva umutwe wanjye birimo birajagaramo, numva ngiye gusara. Noneho ndangije cyakora kubw'Imana yari yaramenye wenda kwizankoresha, nubwo ndaryama ndarana uwo mubabaro n'ako gahinda, bimereye nabi, mvuze induru. Ndangije ubwo nibwo nabyutse mu gitondo. Nkimara kubyuka ubwo numva sinkanura bitewe na ya moya na kumwe byinjiye mu maso. Ndangije numva sinkanura, amaso yanjye yari yamaze guhuma. Ubwo mpita ngenda
mbwira mabuja ndamubwira nti wa muhungu yanyishe ni n'ubundi mubwira uko byagenze mbwira uko byinjiye mu maso ibyo binyabwa. arambwira ati Francis n'ubundi abakozi banjye bose umeneye ibanga ry'ibyo byose ahita apfa n'ubundi nawe ubwo ugiye gupfa. ndangije rero icyakora arambwira ati reka nyine mbwire umugabo wanjye aguha amafaranga ubundi utahe kuko n'ubundi ubwo urapfa nta kundi. we yahise ambwira ngo urapfa. ndangije ndamubwira nti bari bangezemo amafaranga ukwezi ntikwari kuzura kwa gatatu. arangije andi bari baramaze kuyampa. ubwo arangije ahita agenda abibwira umugabo cyakora aramubwira ngo nta mafaranga nifitiye nta n'atanu bampaye. ubwo nibaza uburyo ndi buvaho. arambwira ati rero wa mwana we genda kuko nuguma hano umuntu wese ugumye aha arapfa nugendere. ubwo nawe kubera ntabwo aba arabayeho mu buzima bwiza. icyo gihe ndangije mpita ndavuga nti nta kundi bitewe n'ubwihebe nari mfite muri ubwo buzima bitewe n'uko nabayeho n'ubwihebe nari mfite mpita ngenda rero mpita mvaho ngaho ndagenda nyobozi mpita nsa n'uciye ku itaba ariko na nyakuri sinarebaga n'amaso yanjye yarahumirije. ndagenda mpfa kugendesha umutima. ndangije nyura aha bita ku Cyinteko Isave ngenda nyura mu mashyamba kugira ngo numvaga n'ubundi narabuze ikinyica bitewe n'ubwo buzima bubi bwose nari narabayemo. ndangije ndagenda navuyeyo mu gitondo saa moya za mu gitondo nageze iwacu saa 3 z'ijoro kubera sinamenyaga aho nyura ngendaga ngwirirana mu mashyamba sinari nzi aho njya. mbega mbona ngeze mu rugo ngerayo ariko amaso n'umutwe numvaga nasaze ariko ntazi mbega ibinjyo binyabwa byari bimereye nabi. nkigera mu rugo mama nabwo yari amaze iminsi agarutse. arangije arambwira ati mwana wanjye wabaye iki? ndamubwira nagiye kubona mbona ibinyabwa binyinjemo mubwira uko byagenze ariko numva nabwo ntabibasha neza bitewe n'umubabaro nari mfite. ubwo birangije mpita nkora. arangije hamwe ngo reka nkujyane mu bavuzi cyangwa se nanjye nkuvure. namugani mama ntibyo bintu byanyu simbishaka ntindeka nipfire kuko urumva gato nsubiye inyuma twara abahungu 2 ubundi bari barabyaye abana 8 ariko harimo twebwe turi abahungu 2 abakobwa ari 6. birangije aravuga ati koko nupfa urabona haraba hasigaye umugabo ushaka wenyine. namugani ntacyo nimpfa ntacyo ngo Imana yo sinemeraga ko Imana ibaho. ni ukuvuga ngo icyo genda mugani nimpfa mfe icyakora kubw'Imana yabonaga izankoresha muri iki gihe. ubwo Imana sinzi nararyamye ndyamana uwo mubabaro nako gahinda ngiye kumva nabyutse mu gitondo numva bya binyabwoya ntabyo nyumva mu mutwe. numva mu mutwe bya bindi byajagaragamo nta bikibamo. ni igitangaza cya mbere nabonye ariko ntazi Imana numva birinshizemo numva mbega ntibikiriho numva byarangiye. noneho amaso hasigara intambara kugira ngo mpumuke mbone. nyuma nza guhumuka rero ubwo nza gufata rero maze guhumuka. ubwo urumva ko ubugome noneho bwamaze kwiyongera bitewe n'uko ubuzima nari maze kubona ko nta mibereho. ubwo gushakira mu buboyi byari byanze. noneho mpita ntangira rero ubwo gukina urusimbi. ntangira gukina urusimbi kugira ngo ndebe ko kwiba gukina urusimbi ni ukuvuga ngo iyo habaga bejeje nahitaga ndangiza ubwo nkahita mfata ibishyimbo tukajya kwiba ibishyimbo tukajya gukina urusimbi. nyuma yaho biza kuba ngombwa yuko Imana isa naho idukujije ngeza hejuru mu myaka 15. mu myaka 15 rero nibwo Imana ubwo urumva nahise hagati mu myaka imaze kuva mu ubwo buboyi nibwo nahise ntangira rero kumva ko Imana itabaho. ndavuga ngo niba Imana y'abarokore ubwo mushiki wanjye yaramaze gukizwa wakurikiraga umukuru arangije akaza nkumva arimo arasenga ariko nangaga abasenga rwa ngo na katolike sinajyaga nyigeramo. nangaga ibintu byo gusenga numvaga n'Imana itabaho. numvaga ikinezeza ari ukuba cyakora nemeraga ko shitani abaho
kubera ibyo byo kuvukira ahantu bakoresha gifaro n'ibyo bintu byose numvaga ishitani wabaho. Gifaro ni imyuka y'abantu bapfuye. Iyo byazaga byavugaga ko byaturukaga i Yaounde muri Cameroon. Ni ukuvuga ngo iyo byazaga byabashaga kuvuga. Umubyeyi yajyaga afata agahita afata imiti akabihamagara, noneho rero bakamuzanira abarwayi. Ni imyuka nyine byo byarazaga biraza bikavuga, biza bikavuga, bikavugira mu ntuze. Babikoreshaga yabaga ari igitaramo, babikoreshaga ku nzogera. Rero gato kw'ibyo bintu mbivuzeho gato, hari icyo cyitwaga sarongo, nicyo cyabashaga gukora ku manywa, ariko na nijoro mu gihe bari igitaramo baje kuvuza we cyangwa se gutarama, ni ukuvuga ngo bajyaga bagihamagara bafashe inzoga biriya bya pirimusi kera rero habaga ziriya pirimusi za burarundi, byabaga bifite icupa ririho ibintu bimeze nk'inzoga. Noneho bajyaga mbere uko babihamagara mu gitaramo bazanaga izo pirimusi bakazishyira hariya, bagashyira inzogera aho ngaho, barangiza bakabihamagara bigahita bitangira, ukumva inzogera ziravuze. Babanzaga kuzimya amatara n'ahari akenge hose bakahafunga kugira noneho bigatangira bigatarama. Icyakora ikintu byakoraga nyine, byakundaga mama nyine cyane nka nyirabuja. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo byazaga byacaga amafaranga, bikavuga ngo wenda niba ari umurwayi bazanye kugira ngo bimuvure, bigahita bivuga ngo ni 5,000 ni 10,000 bitewe n'umurwayi. Noneho rero hagati aho ngaho mw'ibyo aba badayimoni, ni ukuvuga ngo habaga Combeka, Jajya na Nyiramaribori. Ni ukuvuga ngo iyo Combeka yajyaga iza ari igihe baroze umuntu ibidayimoni bikomeye, bimwe by'ibisazi byakuraga umuntu hasi bikamuzamura nyine asakuza cyane. Ko numva ubizi cyane, barabigusobanuriye cyangwa nawe warabibonaga? Ni ukuvuga ngo impamvu mbizi cyane, urumva nyuma yaho nakubwiye ko namenye ubwenge kera ndi uruhinja. Icyo gihe urumva uhereye icyo gihe nakubwiye ko byajyaga binyuza muri purafu, nk'iyo nariraga bari gutarama, byahitaga bibwira mama bikamuga ngo reka tujye kukuzanira umwana. Ubwo rero bigahita binzana, urumva n'ibintu numvaga nguruka mu myuka ariko ntazi ikimfasha, nkahita nza rero bikamunzanira. Ubwo urumva uhereye icyo gihe rero nari mbizi cyane, kuko ibyabaga byose nari mbizi. Ubwo urumva nari mbizi guhera wenda kuri ayo mezi 9 kuzamura, byabaga byose nari mbizi. Rero ibyo niho nabimenyeye. Noneho hari bikindi rero, ubwo nuko ngo none cyajyaga kiza papa yasinze. Iyo yabagiye abihamagaraga yasinze, iyo sarongo ahamagaraga icyo cya Combeka kikamukubitagura, kikamutimbagura. Noneho cyangwa se wenda hari uwamugiriye nabi nabwo kikajya kumukubita mu rugo iwe. Nyuma rero hari icyo kindi bitaga Jajya, kari akantu k'agasaza, kavugaga nk'agasaza, nacyo bajyaga bagihamagara kije gutarama nyine. Ni ukuvuga ngo iyo Nyiramaribori yajyaga itanga urubyaro, byajyaga cyo cyazaga kije gutanga urubyaro. Noneho kigahita cyo cyazaga ngo ni umukobwa wari warapfuye kera atabyaye, noneho rero azamuka ari umudayimoni ariko ngo uvura. Ibyo rero nyuma yaho urumva ko mbiziho kuko nibyo byatugaburiraga. Urumva nibyo mbiziho cyane ko numvaga ninakura aribyo nzakoresha, numvaga nzabikoresha. Nuko nyuma yaho, ubwo rero nyuma yaho babuze nabyo niho byahise bigenda. Noneho nkurikireraho nari ngeze, ni ukuvuga ngo urumva ko tumaze kugera ahantu, wenda mushiki wanjye amaze gukizwa, noneho jyewe mpita nari nka shitani. Nese fata Bibiliya yewe y'isezerano rya kera yaramaze kugira, ndavuga ngo niba Imana ngiye kukoreka ko Imana yanyitabaho. Ndangije Bibiliya, ubwo urumva nanywaga sigara
nko ku munsi najyaga nkunda kunywa nk'amapaki nk'atatu y'isigara. Intore za firitiri nari mfite imyaka 13, hagati ya 13 na 14. Noneho urumva nanywaga izo sigara. Noneho mbonye rero akijijwe nani nuza abademoni bakomeye. Noneho mpita mfata Bibiliya ndavuga ngo nkwereke ko Imana yanyitabaho. Mpita njya ku gikamba itabi riri abasaza banywaga cyangwa se abantu ry'ibibabi. Mpita mvuga ngo ngiye gutangira kunywa ibikamba nywesha iyo Bibiliya. Fata Bibiliya nyinywesha itabi noneho nkanajya njyana n'ibipapuro mu mufuka kugira ngo nze guha abantu n'ubundi banyweshe iyo banywe. Aho twabaga turi gukina urusimbi noneho nkahita mbabwira nti hano hari ibipapuro biryoshye itabi. Noneho Bibiliya y'isezerano rya kera ndayirangiza. Urumva nta murokore wageraga mu rugo, uwo mushiki wanjye iyo yazaga azanye nk'abarokore mu rugo byabaga ngombwa yuko ncuranga radiyo cyane, ubwo nkaba ari nka sinye muhaye ngo abasohore. Iyo byabaga ngombwa rero ko abo barokore banga gusohoka, nasohokaga ndwana nawe nyine, nahitaga ndwana nawe. Ubwo ndangije Bibiliya nyinywesha itabi irarangira, Bibiliya y'isezerano rya kera irarangira, mpita ngira. Ubwo mpita ndamubwira nti Imana yanyu ntibaho. Nibwo namubwiye ngo Imana yanyu ntibaho. Ntangirana isezerano rishya nayo nyinywesha itabi. Ubwo birangije igeze hagati, icyakora kubw'Imana yari yarabonye ko yampagakiza, nibwo yahise imfata impagakiza, ndangije ndakizwa. Noneho ariko muri uko gukizwa kera najyaga urumva nk'ubwo bupagani nari mfitemo, nafite abantu nasaga naho nyobora bibirara, twagendanaga, twibanaga, twakoraga dushaga amabi byose. Noneho urumva ko nari maze kugeraho karate, nari maze kuzimenya. Noneho urumva ko nari ngeze mu gihe cyo gutangira, nari maze kujya mu mujyi kugira ngo nzagaruke wenda ngize nk'imyaka 16 mpita ntangira kwica babandi. Ubwo ndangije nibwo twese tujya mu byo, ubwo nibwo Imana bahise haba ububyutse iwacu. Haba ububyutse biba ngombwa rero ko mpita njya mu gukizwa, ariko sinajyanye n'abo bantu, ngenda ngiye kwirebera kumvaga nta Mana ibaho. Ndagenda rero tugiye kureba abahungu twagendanaga babarakijijwe. Bakimara gukizwa ngiye rero ntangira kurwanya n'ubundi Imana muri ubwo buryo, nkajya mbajyana aho bitaga kwa ntagengwa kunywa inzoga. No kuvuga ngo nabajyanaga kwa ntagengwa kunywa inzoga. Ubwo ntangije nkabasindisha nkabanyuza ku rusengero kugira ngo babashe kugira mbereka barokore ko nta Mana bafite. Noneho nyuma yaho biza kuba ngombwa ko ngira ubwo nyuma Imana ibonye ibyo byose ndimo mbikora, nibwo nahise nanjye iryo joro ngiye kubona mbona umugabo wari ufite inkota, mbona araje aranyegereye arambwira ngo ndakwica. Maze kumbwira ngo aranyica, ndavuga nti uranyicira iki? Ubwo arambwira ngo ndakwica kuko uri muyobya ubwoko bwanjye. Ubwo amaze kunzana iyo nkota arambwira ngo reka nkwice. Ndavuga nti ntabwo unyica urinde. Arambwira ngo ndi Kristo umwe uhemukira. Ndangije mpita ndamubwira nti ushaka ko ngerana? Arambwira ngo nawe jya gusenga. Ubwo urumva ko abo bana ntibari gukizwa n'undi bamaze gusubira inyuma. Ubwo mpita ntangira ndavuga nti rero nibwo nagiye mu barokore, twari ibyo naciyeho bitewe n'umwanya. Ubwo ndangije ubwo ngeze mu barokore, ariko nari naravuze kera, ndavuga mbwira mushiki wanjye, ndavuga nti ninkizwa nzakizwa nk'umugabo witwaga Ndagije wari iwacu, wari ufite agakiza gakomeye, wihanganaga weraga imbuto. Ndavuga nti ninkizwa nzakizwa nkawe. Ndangije rero mpita nkizwa. Maze gukizwa nubwo namaze ibyumweru 2 muri ADPR. Noneho no kuvuga ngo aho n'ubundi narengeze aho nari maze gukizwa, maze rero ibyumweru 2 muri ADPR nibwo nari nkiri mu cyumba, sinari nagera ku itorero. Nibwo Imana yahise imbatiza mu mwuka. Ariko impamvu nahise mbatizwa nuko yabonaga n'ubundi
nitahita iwumpa nzasubira inyuma, kuko numvaga n'ubundi nari ikihebe mu Mana, nari ikihebe ko numvaga ubwo yahise imfatana imbaraga, mpita ntangira rero n'ubundi nkorera Imana, kuko nari naravuze ko ninkizwa nzakizwa nkijijwe. Ubwo nibwo natangiye kujya ku itorero, mpagera rero nta mwuka wera, nta mpano, nahasanze abantu babiri bari barabatijwe mu mwuka cyangwa se barahawe impano. Noneho ndangije numva baravuga numva noneho mbere gato bavuga izo ndimi, nanjye ndavuga ni Imana wazampaye biriya bintu nka biriya bya bariya. Nibwo Imana rero yahise ibimpa, ndakizwa uhereye uwo munsi. Hahandi nakoze ibibi mpita ntangira rero, nibwo nahise ninjira njya mu gusenga. Ariko muri uko gusenga urumva ko nari narayihemukiye cyane, nari umugome bikomeye. Noneho nanjye rero ihita imfatana imbaraga. Urumva mbere yaho nkizwa nari umusitari, numvaga nari umusitari kuko nta mwenda muzima nambaraga, nari mfite narateretse imisatsi, mbega nkora nambaye ibintu by'ibicikagurika. Najyaga mfata amakoboyi nkayica nkayigeza nko mu mavi, nkafata umupira nkawushwanyaguza kugira ngo ngire. Ubwo rero nyuma yaho Imana imfashe yahise imfata muri ubwo buryo, mpita mbona Imana mbega inkoreye igikomeye. Hagati aho ngaho numva mpita ntangira gukorera Imana, ni ukuvuga ngo nicaye mu itorero, natangiye kwicara ku ruhimbi ntarabatizwa mu mazi menshi, kuko nari narahawe impano nyine. Urumva n'umubatizo sinawize, nize nk'iminsi ngahe, nabwo nagendaga ngiye gusura icyiciro. Impano yo gukora iki? Nahawe impano y'ubuhanuzi, mpabwa impano y'uburondozi, mpabwa gusengera indwara zigakira, mpita mpabwa impano y'ijwi, cyangwa se kuba ngiye kugera nk'imbere cyangwa se umuntu agiye kungira nabi nkahita numva ijwi riraje rirabimbwiye. Mpita rero ubwo urumva izo mpano zose Imana yahise izimpa, noneho ku buryo yazimaye ntaranamenya cyane. Urumva sinari nabatizwa, ni kuzikoresha. Ubwo noneho mpita ntangira guhanura mu itorero, ariko urumva nyine byabanje kuba intambara. Ubwo nahanuraga ikintu, nahanura mu itorero, umupasiteri agahita avuga ati oya nimugire. Ubwo rero nahise mpabwa n'impano gusobanura amandiko. Hari amandiko ajya yandikwa nyine y'abantu yo gutanga amasezerano. Noneho icyo gihe jyewe mpagera, urumva impano ntazari zamenyekana cyane iwacu, hari abantu babiri gusa bazifite, jye mpabwa nyinshi cyane. Rero nibwo nahise ntangirana urugamba. Urumva ko Imana yahise inkoresha bikomeye yarahise urumva maze gukizwa yamwe ngo ngiye kugukoresha nk'umusirikare. Nibwo ubwo nahise natangiranye ibigeragezo. Urumva nibwo bahise nageze muri iryo toro maze kubatizwa mu mwuka, imyenda yose nari mfite barayiba. Mbere y'uko gato impamvu nkavuzeho, mbega iyo utangiye urugendo rw'agakiza hari byinshi ubura. Ubwo ni ukuvuga ngo nahise banyiba imyenda yose barayitwara, sigarana ipataro imwe y'akaforongo n'agashati kamwe konyine. Ubwo ndangira gusenga, ndumva nabatijwe nta mwundi mwambaro ngira. Imana rero nibwo yakoresheje umugabo wandutaga, ari mukuru, yari munini cyane, afite nk'ibiro nka 60. Umwambaro nabatiranijwe niwe wawumpaye mvuye mu mubatizo, nzamuka gutyo. Rero Imana inkoresha muri ubwo buryo. Nibwo nahise nzamuka ngira imbaraga, mpita ntangira impano ziramenyera, mpita ntangira gufata ibyiciro mbijyana mu butayu kugira ngo mbasengere, tusenge. None nabajyana nkabazana ari abanyamwuka, nkahita mbashyira hariya barujujwe nyine, barahawe za mpano nanjye nahawe. Noneho mfata ibyiciro byageraga muri 3, nibwo Imana yahise impa kuzenguruka igihugu cyose. Ntangira kuzenguruka mvuga ubutumwa, ntaramenya itorero neza, ariko narabatijwe mu mazi menshi. Ubwo Imana ingirira neza. Hagati aho ngaho yagiye inkoresha ibikomeye, gufata abarozi, nkoresha mu bintu byo nukuvuga ngo kuzura, cyangwa se ubwo navuze ko harimo n'impano y'ibitangaza, kuzura abantu. Mbega nasengera nk'umuntu wapfuye agahita azuka. Ubwo no kwa ngo gatoya ako buvuge wenda ko nzagira ubuhamya burambuye, ngiye kuvuga ku muntu umwe
noneho wenda nzagaruka mperaho aho mba ngereje. Ni ukuvuga ngo uwo njye kuvuga gatoya muri ya mpano y'ibitangaza no kwa kwizerwa n'Imana ni mama. Urumva mama urumva ko mama yarapfuye, baramuroze, mama arapfa. Amaze gupfa ntabwo yari yakizwa, bamuroze. Urumva babanje kumuroga, ibidayimoni byinjirira mu rutoki, byinje birarutwika, noneho ariko ntibyahita bimurwaza. Noneho Imana impa amasengesho y'iminsi 3 nyasengera ku rusengero. Noneho ndangije muri iyo minsi 3 itarashira, ku munsi wa 2 Imana irambwira ngo nayinyoboye nyine. Urumva nahise mba umuyobozi. Ubwo mpita ngenda, noneho ndataha. Ngeze mu rugo sinari nzi icyo Imana inkuriye, irambwira ngo nugera mu rugo nturye. Mpageze ubwo ndaryama, mu kuryama saa 10 za mu gitondo nibwo mama bya bidayimoni byaje, numva arimo araganira na mukuru we. Noneho birangije mukuru we barimo baganira, ndongera ndasinzira muri saa 10 n'igice, saa 11 numva barankangwe, barambwira ngo nyoko amaze gupfa. Yari amaze n'ubundi kugira yari amaze kumufata yanamwambitse. Urumva yari yapfuye burundu, yanabaye igiti, yumiye burundu. Ndangije barambwira ngo nyoko yamaze gupfa, yapfuye mu isaha imwe. Muri iyo saha ndangije ndamubwira mama yapfuye, ati yapfuye. Ndabyuka nsanga koko aho yaryamye banamaze kumwambika, bamworoshe, yapfuye, byarangiye. Ariko nibuka ko Imana yambwiye ngo nintaye ifite ikiri bunkoreshe mu rugo. Ndangije nibwo nahise ngenda mfata intuze mpita nsohoka na mama. Nibwo nari nkimubona none arapfuye. Ubwo birangije mpita ndavuga nti mu izina rya Yesu ntabwo mama apfuye, kuko nari maze kumenya hari abandi bantu nari maze gusengera benshi bari bamaze kwibwa n'abadayimoni bagapfa. Noneho nari maze kubasengera nabo barazutse. Ndavuga nti mama ntabwo yapfuye, ntabwo mama yaba arimo aganira na mukuru we atarwaye ngo ahita apfa. Ndangije mpita ninjira, sohora abantu bose bari mu rugo, mpita mbabwira nti nimusohoke. Barasohoka bavandimwe, ndavuga nti musohoke, n'abandi barahurura kuko bari bamaze guhurura bazi ko yapfuye. Ndavuga nti mama ntabwo yapfuye. Ndangije ndavuga nti dayimoni, ntabwo nari namukoraho, nti dayimoni ntabwo mama yapfuye, muramwibye, nimumuvemo mugende. Urumva yari yabaye igiti, mbega ntabwo wabashaga kumurambura ngo bikunde. Ndangije ubwo ndavuga mpagaze guhagarara gusa sina namukora, mbona abadayimoni mbona mama atangiye guhumbaguzwa. Ndangije ndavuga ni mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba igorogota, ntimusohoke mugende, nti dayimoni nimumuvemo ntarabatwika. Ubwo abadayimoni barangije bitangira kuvuza induru. Ndavuga ni mwaturutse, bita bivugaho byaturutse ku muntu wabyohereje. Biravuga ngo yari yatwohereje ngo tuze tumwice. Niyo mpamvu twamaze kumwiba, twamwishe, kuko twari kuzamuzura bakamurya. Ubwo birangije, ubwo mama mpita urumva ko namaze kubona ko mama ari muzima. Ubwo rero kuko namaze kumenya urugamba rwo gusengera abantu barw'abadayimoni, mama ndamusengera ahita azuka, mama aba muzima. Ubwo nanjye kuyobora amateraniro ku rusengero. Ndangije mama ndamubwira nti tugende. Noneho mama ndamubwira nti mama musange ku rusengero. Urumva yise yakira agakiza uhereye uwo munsi. Ubwo araza ku rusengero, urumva ko yari yamaze kuzuka, yakiza uhereye uwo munsi kugerana n'ubu. Ubu ni muzima, mbega ahise azuka, ni muzima, nta kibazo. Ubwo nyuma urumva ko Imana yahise ikomeza inkoresha ibikomeye byinshi, ni byinshi cyane. Numvaga rero igice cya mbere nagifungira ahangaha. Mu kindi gice kizakurikiraho uzatubwira kuki? Mu kindi gice nzababwira, n'ubundi nzasa n'ukomereje aho ngaho kuri aba Imana yagiye izura, kuba twasengeye barwaye sida bagakira, ku bandi bantu mbega nzagera no ku muntu wambwiye ngo aranyica, w'umurozi wakundaga kwica abantu ku murenge, ku mudugudu.
mbega iyo akubwaga ngo ndakwica yararaga kwishe. Muri icyo gice rero nzababwira uburyo ki yabimbwiye, noneho n'uburyo Imana yankoresheje nkamubwira ngo igihe umpaye ntabwo byaba ubwo ni ukuvuga ngo icyo ndumva aricyo nzababwira. Ngeze rero nzageza aho Imana yanyongereye iminsi, ni ukuvuga ngo mu kindi gice nzababwira uburyo Imana yambwiye iminsi nsigaje, n'abantu babiri Imana yambwiye bazambera ikimenyetso, bazambanziriza gupfa, kuko yari yampaye iminsi 150. ntabwo hagati aho ngaho aho abambanjirije nanjye uko Imana yanyongereye iminsi. Muri icyo gice ndumva aricyo nzabageza. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, murabyumva rero icyo tuba tugamije no kubashakira bya byiza gusa. Mwumvishe ubuhamya bwe, mwumvishe ibyo yagiye anyuramo byose bitandukanye, ariko akanashima noneho uburyo Imana yamufashe n'uburyo ari kumukoresha imirimo n'ibitangaza. Iki ni igice cya mbere rero cy'ubuhamya bwe mwabyumvishe, ariko nk'uko tuba twabibasezeranyije, mwitegura igice cya kabiri ndetse n'icya gatatu. Ibyo afite byose agomba kubiduha kugira ngo dusobanukirwe ubuhamya bwe bugire abo bufasha.